amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone mu ikinamico rangurura mu gice cy'uyu munsi, ya nkuru mpimbano y'agatako usebya ababyeyi be yasohotse. Irakirwa ite? Karibusa wazindukiye kwa Natani aragenzwa n'amahoro se? Ni mu ikinamico rangurura. Uravuze ngo ngiye ntera umwaka unata? Ndavuze ngo nizere ko utawutera kuko niwe muntu wa mbere tuvuganye muri iki gitondo. Ngiye Karibusa reka ntera umutwe neza. Karibusa se ko nzi kutajya uzindukira ahantu gutyo gusa ntacyo hakeneye. Murashaka ko mbafasha iki none? Umva rero. Gusa ko maze kureba ikiganiro washyize kuri TV yawe ya YouTube. Ndabizi ko uri umufana wanjye ukomeye kandi Karibusa kwase naenda kwemera buriya. Uzi ko ntari nzi ko usigaye ukora akazi ko kwamamaza we. Natungwe no kubona uri kumwe rwose n'umushoramari ukomeye. Ufite igigo cyohereza umusaruro usenda mu mahanga. Uri umunyamakuru wese ufite TV kuri YouTube yakoreraho ibikorwa bijyanye no kwamamaza ariko. None se Nata, ndakumva Karibusa. Kuzi ko ndi umusherisheri. Akazi kose nkaba nshobora kugakora kandi neza. Wamuje nuriya mukire wa. Numvise afite gahunda nziza cyane yo gukorana n'abahinzi b'urusenda. None mfasha ndakwingiza rwose. Ese wowe Karibusa ko utari umuhinzi. Urashaka ko mbahuza ngo bigenze bite? Wowe muza nawe gusa. Ibindi nzabyikurikiranira. Oya. Ni ukuri Nata. Urumva iryo kosa ntarikora Karibusa? Wamfashije kuko umukire nibwo tukimenyana. Nanjye nibwo tugitangira gukorana ngo nguhuze nawe koko. Ni ukuri humura. Ibyo nshaka gukorana nawe bitandukanye cyane n'ibyo we muzakorana. Uretse kuba waratubonanye mu kiganiro se, iby'imikoranire yacu hari icyo biziho. Uzi ko nkanze Betty, uje wiruka uvuga ngo harahiye ngira ngo ni inzu yacu ifashwe n'inkongi y'umuriro. Nukuri umuriro watse kuri uyu musozi ni seti we. Mbega ishyano, mbega ingorane, mbega urubyaro bakobwa bakowe Mana nyagasani. Ariko si iryo shyano ryaguye hehe? Urwo rubyaro ni urwande kandi. Je baba we. Uziko n'ubunyihinda umushyitsi ari kanise. Nukuri amaguru ntafata hasi neza. Nako ndabitekerezaho rukanyorosokaho numva Mana we. Umva mada, niba udashoboye kumbwira inkuru neza. Yire kujye mu mirimo yawe mbise nihingire. Aniseti we, mbega Munyankindi nukumubona agenda naho burya ni igikoko mu bindi. Iki? Mana we. Munyankindi yakoze iki? Umva, njya mbona muganira rwose. Nukumubwira kisubiraho naho ubundi yisigiye kumwota kahave pe. Ngira yewe, Munyankindi yakoze iki? Yewe, niboneye ikiganiro umukobwa w'agatako yagiranye n'umunyamakuru wo kuri YouTube ndumirwa neza neza. Uwo mukobwa se niwe wavuze ko sari igikoko? Kandi Aniseti narakubwiye ibyo byo kudasura imbuga nkoranyambaga ngo umenye amakuru hirya no hino. Nakubwiye ko nta mwanya nakwibona wo guta ku mbuga nkoranyambaga Betty. Aha, nge rero sinshobora gutangira akazi ntarebye amakuru yo hirya no hino acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ari naho nkubitaniye n'icyo kiganiro umukobwa wa Munyankindi yagiranye n'umunyamakuru. Ariko wa mugore wamenya gutanga inkuru nabi. Ko nakubajije ibyo uwo mukobwa yavugaga ubura bimbwiye. Uzi ko buriya Munyankindi na Vestina bashobora kuba baratandukanye kera ntitubimenyanise. Icyo cyo ni ikinyoma Betty. None ko iyo nkuru yagiraga iti nyuma y'igihe kirekire ababyeyi babanye mu makimbirane baratandukanye bamusigira barumunabe none arasaba ubufasha. Uwo ngo ninde usaba ubufasha se? Agatako wa mukobwa wa Munyankindi ko arira cyane akanavuga ukuntu se yari yarajujubije nyina kugeza ubwo nyina yarwariye mu kigo kivura indwara zo mu mutwe. Munyankindi na Vestina baratandukanye ntitwabimenya cyane. Ubu se twaba turi abaturanyi nyabaki? Oya rwose ngomba gushaka Munyankindi nkamenya iby'iyo myitwarire. Arahera ko iyo nakurembuza utari wigendeye hano Marie. Cyane byo nari nigendeye mba nanze kuza kwivanga. Wivanga gute hano Marie? Karoko namusanze se ubundi asiba kuzindukira hano kuhirirwa cyangwa kuhagorobereza. Ubwo se Karibusa ushatse kuvuga we? Cyane rwose niwe wabimenya. Hari ubwo umuntu aza hano nkabona aramureba nk'umubangamiye. Iyi papeteri ni yanjye si ya Karibusa rwose. Ntuzatambuka utaje kunyisuriza ngo nuko ahari. Ndagusuhuje rero. Nanjye reka njye gufungura supermarket y'abandi. Nyamara ngufitiye ubutumire. Twongeye twanyoye si. Uyu munsi rwose ni mugoroba uze kugera mu rugo icyo kunywa n'icyo kurya biraba bihari ku bwinshi. Ni isabukuru y'amavuko y'umukobwa wanjye Queen. Wow, mbega byiza. Rwose ariko sinzi ko akazi kari bunkundire. Aha, wishaka urwitwazo rwo kutanzira mu birori by'umwana hano Marie. N'ubundi biri bube ni mugoroba cyane abantu bavuye mu kazi.
ninkavamo bigishoboka ndahanyura rwose nta kibazo. uzane n'umwana mu birori bya mugenzi we rero ndashaka ko haza abana benshi bagafasha Queen kwishimira umunsi we. Ego njyewe nzana umwana wanjye se? Yego Anne Marie, n'abandi babyeyi nabasabye kudasiga abana. Njyewe umwana wanjye ntabwo yaboneka we, nako sinjya mujyana mu bantu. Ngo iki? Kubera iki? Ntabwo yabimenyereye yewe, nako nta hantu njya mujyana. Kubera iki nyine? Mu by'ukuri umwana wanjye afite ubumuga we, rwose tubana mu nzu ntaho njya mujyana, sinshaka kwiha rubanda. Anne Marie, ufungirana umwana mu nzu kubera ko afite ubumuga? Ariko uzi kugira ibyago bakagutera inda, wajya no kubyara ukabyara umwana ufite ubumuga, urumva atari ipfunwe mbana naryo koko? Oya rwose Anne Marie, iryo ni ihohoterwa, kuko umwana ufite ubumuga afite uburenganzira nk'ubw'abandi bana, akiga akavuzwa akagira aho abandi bantu bari. Ubwo rero uragira ngo ejo inkuru izabe yakwiye hose ngo mfite umwana ufite ubumuga. Mbega Natani, ese ubwo aho wahereye wicisha hirya no hino nicyo washakaga kumenya? Ese kuki utabimbwiye ntarabikubaza kati? Ko nkurikije umubare w'abantu barebye kiriya kiganiro n'amagambo abantu bakivuzeho, ibyo mubajije bitabuze, kuki utabimbwiye hakiri kare? Shana atakora aha kabisa. Ikiganza ariko wagira urayama. Uzi ko uriya mwana afite impano, yararize ukagira ngo koko inkuru ye ni impamo. Nabibonye wana, uriya mwana si ubwiza gusa, n'ubuhanga bwo gukina imikino bwibitseho. Wabibonye? Nabibonye rwose. Ariko rero winjijisha, banza unsubize ibyo nakubajije. Niko bimeze pe, bamwe mu bakurikiranye kiriya kiganiro byabakoze ku mutima banikora ku mufuka da. Amafaranga yo kumufasha yatangiye kongeraho rwose. Mbese muri make amadolari yagusesekayeho? Amadolari gusa n'amanyarwanda. Telefoni yanjye irasona buri kanya, hose mesaje zirisukiranya kuri momo yanjye ntiwareba, maze kwakira arenga nka miliyoni. Agatakwa aragukijije tu. Ndakubeshya Natanda, kubeshya nukuri ayo banyohereje ntarenga 100,000. Ahubwo icyo nicyo kinyuma. Alo? Alo? Yes, alo. Ndi umunyarwanda uba muri diaspora, nkaba ndi umufana wa Kati TV show. Ndi umwe mu bakozwe ku mutima n'ubuzima bw'umwana muheretse kuganira. Uriya mwana wavuze ko yitwa Gatako. Yego ndakumva. Mpereye mu gihugu cya Hongria, ndi umwe mu bakusanyije bakanohereza amafaranga angana na miliyoni y'amanyarwanda yo gufasha uriya mwana Gatako ubabaye. Yo, nukuri mwakoze cyane, Imana ibaho umugisha pe. Umbwirire nabo mwafatanyije ko mbashimiye cyane bimvuye ku mutima. Nitwarekeye twari tugikusanya inkunga. Mu kanya ndohereza n'ibihumbi 500. Muyaduhere uwo mwana mumutubwirire yihangane kandi akomereye, muti byiza biri imbere. Nukuri ndamubwira rwose kandi inkunga yanyu ndayimugezaho. Tuzakorana n'ikiganiro cyo kubashimira. Cyangwa murakoze. Ukanya urabona ubutumwa bw'ayo mafaranga 500. Yego murakoze cyane. Simbyiyumviye ntiwashaka kumbeshya. Sinumviye ko wamaze kubona miliyoni ubu ngubu ntuyiryamiye. Ariko Nata, ntibajye kohereza n'ibihumbi 500 kuki wambeshye? Ariko sura nungunika kubera iki Nata? Oya Kati, ugomba kuma kuri ayo mafaranga ko ninjye waguhuje n'Agatako none utangiye kumubyaza umusaruro. Ayam. Ariko rero ngera ugasome munyanyi. Ko wagira ngo nta cyaka wari ufite. Nukoze se ahubwo Aniseti we. Tirero wiri ushakisha. Namahoro. Niko bimeze munyanyi. Kandi rwose sinari kuva hano muri iyi santere ntakubonye. Anise bya kugendeke biteze. Munyanyi ndakumva. Uretse kuba duturanye. Uriya wowe turi n'inshuti. Ndabizi cyane Anise. Uri mu bantu ngirira icyizere bivuze ngo rwose uri inshuti yanjye. Ndabizi rwose ko ibibazo byagwiriye. Mu ngo twubatse aho usanga abumvikana ari bake rwose. Duhora tubyumva ko hari abatandukanye, umwe akaba mu cyumba cye n'undi akaba mu cyumba cye. Ibyo bibaho cyane rwose. Bugaca umwe akajyana mugenzi we ku mbuga nkoranyambaga akamena amabanga y'urugo. Mbwira ko mugore wawe yagutaranze rero. Kuri izo mbuga nkoranyambaga Aniseti we. Ngiye biriya bintu mbyanga kubi. Ndabizi umva. Reka da, reka. Umugore wanjye tubanye neza rwose. Ahubwo wowe byagenze bite kugira ibibazo mu rugo ugaceceka ukagera ubwuta urugo utambajije nk'umuntu w'inshuti yawe rwose ngo ngishe inama?
byagenze bite? ariko ibyo nibyo bigusekeje kuko umuyanyi niko Vestine umugore wawe mumaranye imyaka irenga 20. yego nyine ni iki yagukoreye ukananirwa kwihangana? yego sha kugera ubwo umuhemukira koko ukamuhari kundi mugore. uri muzima cyangwa warwaye? iyi nkuru yambabaje cyane rwose, kujya kumva wataye urugo nge n'urugo k'umunyanyi umugore akarwara mu mutwe, abana bakaba bari mu rugo bonyine koko. cyangwa ni warwe mu mutwe ni se? ese makuru ubwo yakuye wa mugabo we? ni inkuru yabaye kimomo ku mbuga nkoranyambaga kandi yatanzwe n'umukobwa wawe Agatako. ngo nde? Agatako. ibyo ntibishoboka wa mugabo we. niko bimeze pe. umukobwa wawe rero Agatako avuga ko nyuma y'igihe kirekire ababyeyi be babanye nabi. yego re se yabataye. yego ye bakajya ku nshoreke nyina umubyara akarwara mu mutwe. yego yava mu bitaro nawe akaba yaratorongeye akakomeza guca umugani ku manywa. none akaba rero aba ari umunabe wenyine kandi akeneye ubufasha. ibyo ntibishoboka ni se? ubwo n'undi mukobwa witiranyije n'uwanjye rwose. ndamuyobewe se. Agatako ntiyakora ibintu nk'ibi rwose abizi neza ko nta kibazo dufite mu muryango wacu. furange ndamuhoza rwose. yega abantu bashobora gusa ariko icyo kiganiro narakiboneye n'amaso yanjye. reba hano iyi ni inkuru y'umukobwa mwiza Agatako, mu mutege amatwi ababwira ibibazo yahuye nabyo. ko mbonera umukobwa wanjye koko ye baba we nibyo wambwiye byo rero yavuze wiyumvisha n'iseti wenda gusabye rusaba ibinyumvisha. uwo ni uri bugufashe mu kazi kawe se Kare ko waba ukoresha umukobwa mwiza? uyu ni umunyamakuru mugenzi wanjye yitwa Kati. twariganye nawe afite YouTube channel. siko yancaga mu maso ariko nananiwe kwibuka ahantu muzi. naho ni kuri Kati TV show. yego rwose naho ni TV yanjye, ahubwo munkorere like, share na subscribe. ndaje mbikore rwose, narebaga gusa nkitambuje. ndagushimiye cyane ko unzaniye Kati TV show Karebu we. noneho nawe wifuzaga kumbona? nifuzaga kukubona amaso ku maso ngo nkubwire ukuri mfite ku mutima wanjye. mbwira rwose ko nakwizaniye se. hari ikiganiro wakoze ntigeze nkunda, nkajya numva nagushakisha kugeza nkubonye, none Karebu arakunzaniye. ni ikihe kiganiro se ko Kati afite ibiganiro byinshi? Kare karame nubwo uvuze ko mwiganye bwose ntabwo muhuje ubunyamwuga pe. uretse ko icyo kiganiro ari cyo cyambabaje kuruta ibindi. ariko uyu mukobwa atambutse inkuru zibogamiye ku ruhande rumwe. ntushobora kubona aho yaganiriye n'umugore ngo aganire n'umugabo. wakubwira ko njye mba numva ari byiza rero bindyoheye. none se hano Marie, nk'inkuru yakoze ivuga ngo bombori hagati y'abacuruzi bo muri santere yabuganwa n'ubuyobozi bw'akagari, warayirebye? narayirebye, ba Serufoko bakamejeje cya gihe babafungiye. none ko iriya santere tuyicururizamo hari ikibazo twari twagiranye n'ubuyobozi? nyine ni abacuruzi bari bafite ibyo batujuje kandi bari bamaze iminsi babibasaba. noneho bibaye barasakuza bahuruza itangazamakuru. barahuruje haza Kati hatari bubaza abandi bacuruzi bahacururiza cyangwa ngo abaze ubuyobozi. ikiganiro cye gisohoka kibogamye kuriya. Kati wabyumvise? ndumva wera yarabyegereje umutima. niko bimeze rwose, kandi kuva ubwo sinshobora kongera gukurikirana ibiganiro byawe. nta cyizere nkugirira. ndabikubwira buri munsi mugenzi wanjye kuko gukora inkuru zitari ukuri zibogamye bishobora gutuma abagukurikira bagutera icyizere cyane. none ubwo wiboneye wakigutereye ndizera ko ugiye kwikosora ugakora kinyamwuga. ibyo ari byo byose yumvise Kare, noneho waza tukavugana uko igikorwa cyo gufotora no gutambutsa amashusho y'ibirori bya Queen biri bugende. yego ntacyo. Kati se hari icyo agiye guhindura mu mikorere ye nyuma y'izi nama agiriwe? ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri radiyo Rwanda. ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kuyigeraho ni ukwandika ijambo ikinamico rangurura official. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54. rangurura